Mu gihe gitoya reka turebere hamwe urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo n'uwa 9. Duhere mu rwandiko rwa mbere Petero yandikiye abantu cyangwa se Petero yanditse igihe ahuguraga abantu cyangwa se ababwiriza ubutumwa. Urwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 havuga ngo iki: ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yarose, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Si ibyo gusa kandi kugira ngo tubyumve neza turabimenye, reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 26 n'umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 18. Nawe kandi uzakomeze kugenda usoma. Ngendeye muri Shalom ubuntu kuri YouTube channel, niyo tukugezaho bino biganiro. Kora like kandi subscribe, ndetse kandi ukandi share, koresha ku nshuti zawe kugira ngo nabo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngira ngo turabyumvise nk'uko Petero yabyanditse mu gice cya mbere, mu gice cya 2 plutôt umurongo n'uwa 9 mu rwandiko rwa mbere, ati ikabakura mu mwijima ikabajyana mu mucyo. Iri jambo mwijima ndetse n'umucyo byagarutse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 12 kugeza ku 20 tugeze ku 18. Ngikora ibyo njye Damasiko mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru, kigenda ku manywa y'ihangu, mwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha w'izuba, usangana n'abo twari turi kumwe tugendana, twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti: Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Biragukomere gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti, urinde mwami? Ku murongo wa 16, ariko haguruka uhagarare, kuko igihe nkubonekera ari ukugira ngo ugutoranye kugira umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye ibyo nzakubonekera. Ku murongo wa 17, gukiza abo bwoko ndetse n'abanyamahanga arimo gutumyeho. 18, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani bajye mu butware bw'Imana. Ikirenze kuri ibyo kandi baraganwe n'abajijwe no kunyizera. Uyu munsi wa none ngira ngo urabyumva, ijambo umucyo ryakomeje kugenda rigaruka. Si uwo mucyo n'uwuhe? Ushatse kuwumenya no kuwusobanukirwa wasoma igice cya mbere cya Yohana. Uyu munsi rero nta kindi, ubutumwa bwose butavuga kuva mu mwijima ngo bunakubwire umucyo uwo ari wo, bunakubwire uwo mucyo uwo ari wo, cyangwa se bukumenyesha icyo ari cyo. Ibyo byose byitwa ibinyoma, kuko kenshi na kenshi biba bije kugira ngo bikuyobye, nyamara ubikurikire, kuko Umunyarwanda yacu umugani ko ntawe wihuta nk'uwayobye. Abenshi cyane barayoba, benshi cyane bagenda mu nzira zitari zo, nyamara bazi ko bari kugenda bagana mu nzira nyayo igana mu ijuru. Inzira nta yindi. Yohana 14 yarabyivugiye ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo ni Kristo Yesu wabivuze. Ngira ngo uhamagaye Pawulo ni nawe uhamagaye Petero, ariko se niwe uhamagaye b'iki gihe babwiriza ibitandukanye bikitwa ijambo ry'Imana. Komeza nawe usome kandi ukomeze kugenda uhishurirwa. Ngira ngo nanjye nkweretse gakeya kugira ngo ujye umenya ibivugirwa kuri alitari, umenye ibyo ari byo. Icya mbere, kuva mu mwijima. Icya kabiri, kuva mu butware bwa Satani ukajya mu butware bw'Imana, nawe ukaraganwa n'abijijwe no kwizera. Bigaragara ko kwizera ariko kweza umuntu ukamuhindura umwana w'Imana, kuko tubisanga muri Yohana 3:16 cyangwa se Yohana 1:12. Ubuntu n'ukuri Gospel. Njyewe ndi Shalom. Komeza ukore like, subscribe ndetse na share. Bye bye. Ni byiza kugira ngo umenye ukuri. Yo